turi kwa mbere tariki 25 kwa mbere umunsi wa mbere w'icyumweru umunsi mibyizi ariko hano Gikondo nakadasanzwe bazindukiye mu gikorwa cyo gusoza patronage ihuriro ry'abana mu gihe cy'ibiruhuko. Iyi patronage rero ikaba isojwe uyu munsi kuri Goro Paroisse, ikaba ari igikorwa cyatangiranye n'igitambo cya misa cyatuwe na Padiri Biza Joseph ushinzwe komisiyo y'abana muri Archdiocese ya Kigali. Na Padiri Joseph Biza ushinzwe ubutumwa bw'igenzuragaciro ry'abana muri Archdiocese ya Kigali, atubwira imigabo n'imigambi bya komisiyo, atubwira uburyo komisiyo ihagaze mu rwego rwa Archdiocese ya Kigali, ndetse aduha n'ishusho rusange y'ubutumwa bw'umwaka dusoje umwaka wa 2024-2025 uburyo ubutumwa bwagenze mu ikinyabushyo ry'abana. Murakoze, nitwa Padiri Biza Joseph, abashinzwe komisiyo y'abana muri Archdiocese ya Kigali. Kwa Padiri Joseph turabakiriye kandi twishimiye kuba turi kumwe muri umwanya rero mu gusoza igitambo cya misa cyatangiranye cyaje gisoza patronage muri Paroisse ya Gikondo, ari nabwo dusoza ubutumwa bw'ikiragusho ry'abana muri Paroisse ya Gikondo. Nibukije ko uyu mwaka wabaye umwaka w'ibikorwa byinshi muri Archdiocese ya Kigali, muzirikana ibikorwa by'abana, komisiyo y'abana muri Archdiocese ya Kigali. Nkamwe mushinzwe ikinyabushyo ry'abana muri Archdiocese ya Kigali, mubona ikinyabushyo ry'abana ryahagaze bite muri rusange? Murakoze, ikinyabushyo ry'abana muri Archdiocese ya Kigali rihagaze neza. Ikigaragaza ko rihagaze neza ni ibikorwa byaranze umwaka w'ubutumwa cyo gusoza. Nk'uko twabivuze mu kanya mu ijambo twavuze, harimo ibikorwa binyuranye twatangiye mu mwaka w'ubutumwa, gutegura yubile y'abana muri murirane ku rwego rw'igihugu. Twayikoze itariki 27 z'ukwezi kwa 12 mwaka ushize. Abana bose bagiye Kibeho, tujya abana b'igihugu, tujye twebwe dosize yacu twari dufite delegation y'abana 300 bahagarariye abandi. Nyuma y'icyo gikorwa cyo kujya Kibeho, twanahimbaje iyo yubile y'umurirane muri Archdiocese ya Kigali. Icyo gikorwa cyabereye ku Place Gahanga. Icyo gihe abana bahagarariye abandi muri Diocese bagiye Gahanga, twahuriye ndetse tunasangira na Noheli n'abana, ndetse abana basangira na Kardinali Noheli. Ibi bikorwa bimaze gukorwa, twinjiye mu mwaka noneho w'ubutumwa nyirizina. Bikana ko umwaka w'ubutumwa ari mu tugoroba tw'abana, ndetse mu maparuwasi, mu masantarari, mu masikisare, mu miryango remezo. Kuba cy'ubutumwa bw'abana mu kugoroba k'abana, dushimira cyane inshuti z'abana zitangira ubutumwa. Ibintu twakoze bijyanye no gutegura abana urugendo rwa Pasika, cya Kigisibo no mu mashami y'abana. Igisibo abana bagiye bakora ibikorwa by'urukundo, nk'uko twabyumvise muri Paroisse ya Gikondo ndetse n'ahandi. Abana bagiye basura abandi bana, bakusanya ibikoresho, imyambaro, amafaranga kugira ngo abandi bana bakene. Caritas y'abana navuga yuko niyo isa nk'ari gutangira, binakunze twabinyuze ku Caritas ya Diocese kugira ngo ubwitange bw'abana bujye bushyirwa muri raporo, kugira ngo icyo abana batanze nacyo kiri muri raporo ya Caritas ya Diocese. Ibindi bikorwa byakozwe, twari turi gutegura ibiruhuko by'igihembwe cya kabiri, abana bakora ingando ariko gitoya. Ingando bibiri twayihimuriye muri patronage, na patronage. Ibyo bikorwa by'abana byakozwe wenda umuntu atagenda umunsi ku wundi, ariko uko buri paruwasi igira misa y'abana. Hari abagira misa ku cyumweru saa 3 cyangwa se bakagira saa 4, ahandi bakagira misa z'abana ku gatandatu wa mbere w'ukwezi, ahandi misa z'abana zikagenda zikorwa bitewe n'uko abagiye bitegura amasantarari, amaserivisi mu miryango remezo. Ahandi muri maparuwasi bakora na Sunday school, cyane cyane mu maparuwasi mu mujyi. Ubwo byakozwe bindi ni gutegura n'amasakaramentu, kuko tuvuye mu bihe by'amasakaramentu yo kumezwa ndetse n'abatisimu z'aba abana mu gihe cya Pasika. Ibindi twitaye kuri Precatoris, ahenshi mu maparuwasi agize Diocese yacu, amaPrecatoris amaze gushingwa.
turanasabira cyane abana bagiye muri kongere kuri Katoresi, tubasaba kugira ngo ukuntu bagiyemo zabagirire akamaro, bazigire ku bandi byiza. Ibi bikorwa byakozwe rero mu mwaka w'ubutumwa, hajya habamo forumu z'abana, abana basura abandi bana mu maparuwase. Igikorwa twashyize muri mwaka kidasanzwe dusanzwe dukora cyangwa gishyashya nk'agashya kakozwe, ni uko akarere k'Icyonumuco kagomba gutegura iyobokamana n'ikigo rw'abana twakoze igikorwa cyo gutambagiza umurimo wa Jambo. Ni akarere k'Icyonumuco ka Kicukiro kateguye iyobokamana, tumaze kwakira urumuri rwa nyina wa Jambo, urumuri gutegura utaha n'akarere k'Icyonumuco ka Masaka kateguye umwaka wabanje. Rero twarebye uburyo twategura urwo rugendo, hanyuma abana ba buri paruwasi bakajya basurana. Umuniye w'akarere k'Icyonumuco mu rwego rw'abana yakirwa urumuri rwa nyina wa Jambo, hanyuma abana muri tugendanye muri paruwasi ya Gahanga, paruwasi ya Gahanga izana urumuri paruwasi ya Kicukiro, Kicukiro ijyana urumuri rwa nyina wa Jambo muri paruwasi ya Kanombe, Kanombe izana i Remera, Remera ijyana Kacyiru, Kacyiru bazana Gikondo, badusoza umwaka wose. Bivuze ngo abana bajya basurana bakanibukirana ubutumwa bafite bwo kuzategura urugendo rw'akamana. Ni ikintu gishya twinjiye mu Icyonumuco ry'abana muri mwaka kizanakomeza. Ubu n'umwaka akarere k'Icyonumuco kohereye kahaye urumuri akarere ka Rwankuba bazategura urugendo rw'akamana mu mwaka utaha i Kibeho. Nabo rero umunye wayakirwa urumuri azatambagiza amaparuwasi agize akarere k'Icyonumuco kabo. Ibyo bintu nabonye ari byiza cyane, twarabishimye, byafashije mu kubyutsa mu bana bagasurana. Rero ibi bikorwa bisoza umwaka w'Icyonumuco ni bibiri, ni patronage bamugenda kimwe mu kigo kinini cy'abana, noneho tukanasoza n'urugendo rw'akamana mu Kibeho twavuye mu ijoro rero umwaka w'ubutumwa biba byinshi kandi byiza byenze neza. Ikintu ko abana bagiye baherekezwa inshuti z'abana ndetse n'abasaserdoti guca mu muryango w'impuhwe, ahakinga umuryango w'impuhwe Sainte Famille, Nyamata, Rwankuba, Rulindo, Kabuga. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane bw'Roho Mutagatifu bubane namwe. Kristo Yesu akuzwe. Tuje mu ngoro y'Imana kugira ngo twibaze igitambo cy'Ukaristiya n'umunsi wo gusoza patronage. Mazemo iminsi itari mikeya igihe cy'ibiruhuko, kandi iyi patronage ikaba ari igikorwa gisoza umwaka w'ubutumwa twari turimo 2024 2025 mu Icyonumuco ry'abana. Dushimiye cyane rero padiri ubafasha mu butumwa na frere n'ababikira, inshuti z'abana zose, aba maîtresse n'abamessieurs bafasha muri ubu butumwa. Ndagira ngo tutangire tubashimira n'amashyirwamuntu. Abashinzwe icyiciro ry'abana muri diyoseze ya Kigali, si ubwa mbere naza hano, ndetse n'umwaka ushize nari naje gufatanya namwe igihe twahaga abana seritifika bashoje mu ishuri Bibiliya, nizo no kuza kubasura rimwe muri patronage. Ndashimira cyane abategura gahunda, dushimira cyane ubuzima bwa paruwasi ya Gikondo ko bita cyane ku icyiciro ry'abana, abana ba Kiliziya bakura banyuze Imana n'abantu. Uyu munsi tunahimbaza Mutagatifu Rudoviko, tumwiyambaza kugira ngo dusabire gukunda Imana kuruta byose. Ni imbere y'Imana ishobora byose. Imana ishobora byose ntitubanishe ibyaha byacu, maze zatugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani tuba
Abana Kristo Yesu akuzwe. Hano abana muhamagara gute? Abana Terebye murakoze. Uyu munsi ni umunsi wo gusoza patronage, ariko kandi tunasoza umwaka w'ubutumwa mu ikenerabushyo ry'abana, mu butumwa bw'abana. Niyo mpamvu ngira ngo mbabaze, munyibutse kandi twibukiranye ubutumwa bw'abana bwakozwe muri ino paruwase mu mwaka wose. Mwibuka ikintu cyagiye kibahuza mu butumwa bw'abana mu mwaka wose ni ibiki? Mwibuka? Zamura ikiganza usubize. Nawe urimo mbatomboze. Umwaka w'ubutumwa twawutangiye mwaka ushize mu kwezi kwa 9, hanyuma turakomeje tugeze mu kwezi kwa 8. Iki gikorwa cyo gusoza patronage kirasoza ibikorwa byose by'ubutumwa bw'abana byakozwe mu mwaka wose w'ubutumwa, kandi nzi ko ari byinshi. Nimunyibutse rero ibikorwa mwakoze mu butumwa bw'abana hano muri Paruwasi ya Gikondo. Nta nubwo se mwize mukora repetition muri Paul Cantores? Yego, haguruka tubwire. Umwerero w'abana wabaye ryari? Mu muhamashyi ni mu ndarabyibuka. Umwerero w'abana. Ikindi cyabaye cyakozwe umwerero w'abana, ikindi nta kindi? Yego vuga. Ntabwo mufite mikoro sanfire ngo munize, ariko ntacyo. Nta nubwo sanfire ahari. Twabonye yuko turi gusoza umwaka w'ubutumwa. Hari ibikorwa byakozwe mu bana muri ino paruwasi, nagira ngo mumbwire. Urugendo nyobokamana rwo kujya Kibeho. Urugendo nyobokamana rwabaye kujya Kibeho. Ejo bundi vuba ahangaha hari n'undi twakoze mbere. Nagira ngo muzongere bitandukanye. Twagiye Kibeho kabiri mu mwaka ku rwego rw'abana. Ariko twakoze 27 ukwezi kwa 12 mwaka ushize, tugiye muri gahunda. Twagiye Kibeho. Ariko umwaka ushize twagiye n'ejo bundi tujyayo. Bwa mbere tujyayo tugiye gukora iki? Mwibutse bwa mbere tugiye Kibeho umwaka ushize tugiye gukora iki? Ngo iki umazanye nkobaza se? Ngaho kivuga ikindi twakoze. Igisibo twafashije abakene. Terebye mu gisibo twafashije abakene mu amashyi. Uriya mwana we yavuze ko twakoze ingendo nyobokamana, ni mu amashyi mumushimire. Umwaka ushize tugiye Kibeho tugiye muri yubire y'abana. Hajya abana bakeya bagare yubire y'abana ku rwego rw'igihugu. Nyuma yaho twakoze yubire y'abana ku rwego rwa diocese tuyikorera i Gahanga, sibyo? Hanyuma ejo bundi twagiye Kibeho rero nanone mu rwego rw'urugendo rw'abana twakoze rusoza umwaka w'ubutumwa n'ubundi usanga tubigenza. Iki gikorwa cyakozwe ni ikihe? Iki gikorwa cyakozwe tubaje kubona umwero w'abana, urugendo nyobokamana rw'abana Kibeho ugira kabiri. Turabonye ko abana b'Igikondo bafashije abakene mu gisibo. Iki mwakoze ni ikihe? Kindi nta na misa mwagize y'abana, nta na patronage yabaye. Ni iki mwakoze Gikondo kindi? Shani mutinyuke mumbaze ubundi ne kubabaza nanabibutsa. Umwero w'abana bawuvuze, gira urugendo gucyo baruvuze, banatubwiye kandi no gufasha abana. Iki cyakozwe ni iki? Ze padiri ushinzwe abana hano yitwa nde? Padiri ushinzwe abana yitwa nde? Ushinzwe abana, padiri hano ushinzwe ubutumwa bw'abana yitwa nde?
yitwa Isaac. Isaac. Muha amashyi nimunda aramuzi. Ngaho tubwira igikorwa kindi cya kane. Yego. Gufasha abakene. Bafasha abakene mu gisibo ko babivuze hariya urakopeye. Ikindi batavuze muzima bivuga bitatu. Guca mu irembo z'impuhwe z'Imana. Terebye guca mu muryango w'impuhwe z'Imana. Mu amashyi bari cya kane. Mwagiye guca mu muryango w'impuhwe muri paruwase? Niye paruwase mwagiye guca mu muryango w'impuhwe? Guca mu muryango w'impuhwe, kunyura mu muryango w'impuhwe. Sainte Famille. Sainte Famille, mushimire n'amashyi menshi. Ikindi gikorwa cyakozwe ni ikihe? Cya gatanu. Ego, igikorwa cyakozwe n'abana. Kwakirira urumuri tuzaniwe n'abana muri Kacyiru Kagugu. Terebye mu amashyi menshi. Mwakiriye urumuri hanyuma mwakira n'abana bo muri Kacyiru Kagugu. Byiza cyane. Dutegura urugendo rw'ikibeho. Icyo gihe habaye inshingano ziye zo kuririmba. Dushimire Paul Kanture cyane ko yaririmbye neza ejo bundi kibeho. Tubashimire cyane. Baye bitanu. Cya gatandatu. Nese umunsi twaje gukora iki hano? Twaje gusoza twaje gusoza nashiko mutayivuze ntabwo twayikoze mwayikoze mu mwaka. Mwakoze iki kindi ubwo? Twagiye muri patronage. Mamashyi, mwagiye muri patronage. Cya karindwi mwakoze nta bana sano nta nabo leta ya mbere nta nabo batijwe. Narahawe. Waragushimiye nyine n'amashyi n'impundu. Abana bategura amasakaramentu. Ikindi mwagize misa z'abana, sibyo? Si mwiza se Bibiliya mu bana kwa kuri mujya mubigenza, sibyo? Twabonye ukorwa icyenda. Ikindi yego, ikindi twafashe inyigisho. Mwafashe inyigisho z'abana. Yego nibyo. Ikindi ibyo byose rero mwabikoze mufashijwe n'inshuti z'abana zo muri no paruwase, harimo ababikira, harimo abafrere, harimo abametresse, harimo abamesiye n'ababyeyi n'abakatejiste. Rero tubashimire n'amashyi n'impundu. Ariko muri patronage mwiza ubwoko bw'amashyi, si byose emwe gutanga n'amashyi y'abakonseye mu amashyi mwize muri patronage. Nayahe mwize muri patronage? Yego, nayindege, nayinkuba, nayiki mwize yahe maze? Neza. Ndashyiye. Arimo aragerageza kubabwira ko yize amashyi ya Yezu akuzwe. Ndo ya Tereza akuzwe. Yezu akuzwe. Yezu akuzwe. Iteka ryose. Iteka ryose. Yego mushimire na Yezu akuzwe. Andi mashyi mwiza na yahe? Andi mwiza na yahe? Undi? Ngaho ngwino yatubwira mwiza. Na yahe? Berave watete. Berave watiti Carabacos. Carabacos. Akama. Señorita. Terebye nta wundi uza andi mashyi yandi mwize uretse Yezu akuzwe na yandi. Ntabwo mwazi patronage mwebwe? Okay, ngwino utuyebwiye amashyi. Mama kanyenye. Makanyenye. Tumuha kabizu. Yego.
ayandi mama Kanyenye, ayandi Eza Kuzwe Kanyenye Karabanka, andi ayandi mashyi mwize nta n'ay'urukundo mwize akira mikoro wapi nta yandi Esiripri Berave waititit emuntu nanga alakoze emuntu nanga nabiso n'akanyongezo ubwo sibyo mwize ibyivugo mu patronage. Ninde uzi ikivugo mwize akitubwire? Ngwino yego ngwino hano kivugo tubwire ikivugo mwize mu patronage. Ndera neza nkurenyuza Imana n'abantu. Ndera neza nkurenyuza Imana n'abantu. Shimire cyane ko insanganyamatsiko arayibuka. Ndera neza nkurenyuza Imana n'abantu. None se babareze neza? Yigo ababyemeza ni muzamura ikiganza. Nta n'umwe abeze kuba bareze neza mukabuza Imana n'abantu muzamura ikiganza. Donc ni bande bemeza yuko barezwe neza bakaba bagiye gukura banyuze Imana n'abantu muzamura ikiganza. Okay, umanura ikiganza. Ikindi kivugo mwize muri patronage, ikivugo mwize muri patronage ni ikihe? Ngwino ikivugo. Okay, ngaho rero dusoje patronage, dusoje umwaka w'ubutumwa. Ibyo mwize byose umwaka wose w'ubutumwa bizabagira akamaro, kandi uwo twabyumvise mu ivanjiri uyu munsi ngo abafarisayo zamo kubanenga ko ibyo bigisha bidahuye n'ubuzima bwabo. Hanyuma mwebwe rero ibyo mwize byose bihuze n'ubuzima bwanyu kugira ngo muzashimwe n'Imana, muzakure neza munyuze Imana n'abantu nk'uko insanganyamatsiko ya patronage ibitubwiraga. Muzinde kuba abafarisayo, sibyo abana? Sibyo? Nyagasani Yezu nabane namwe. Murakoze kwa Padiri, uduhaye ishusho rusange y'umwaka w'ubutumwa mu ikenerabice by'abana, ibikorwa byo kwishimira byinshi cyane, ariko umuntu
isubiye mu mateka ya komisiyo y'abana asanga umuntu yavuga ko imaze igihe gitoya kandi umunyarwanda dusanzwe tuzi bavuga ko igi ryahanuye inkoko. Ni iki nyuma yo gushyiraho komisiyo y'abana mubona cyarahinduye isura cyangwa se haba hari uburyo iryo gi ryagiriye inama inkoko? Hari icyo komisiyo y'abana yaba yarongereye ku butumwa Diyoseze ya Kigali cyangwa se muri Kiliziya isanzwe ikora binyuze muri komisiyo y'abana? Ni iki gishya cyaturutse kuri komisiyo y'abana? Komisiyo y'abana gitoya muri Diyoseze yacu yatangijwe muri 2019 nibwo hashyiriweho komisiyo yihariye na umuntu yihariye iyo komisiyo kuva 2019. Rero mbere yaho yari komatanye na komisiyo y'urubyiruko, ubundi nyuma bashaka kuyihuza na komisiyo y'umuryango, ariko ubona yuko abana bari bagirana icyo gihe. Hanyuma amashusho rero komisiyo y'abana yihariye yakoze uko bikomeye cyane, ariko ni n'urumuri kandi ma komisiyo yandi ushize ku munzani sinzi ziri komisiyo ko zikora naho zigeze, ariko muri komisiyo nshinzwe mbona ko dukora kandi ko biragaragara. Niyo umuntu wenda ajeje gushaka amakuru ku mbuga nkoranyambaga zisaba za Diyoseze na YouTube ni website ubona ko by'abana kandi bivugira, uretse no ku mbuga nkoranyambaga no mu maparuwasi igeze kuvuga ngo abana batabagaragara. Ushatse ibikorwa bikorwa muri komisiyo y'abana ni byinshi birahari, kandi tuba twatanze amakuru ahantu hose, turabizwi, tuba twagiye ikibaho, twagiye mu mwe twayimbaje yubire patronage irahari yatangajwe, ndetse n'andi madini usanga baje kwifatanya natwe kugira ngo twifatanye ibikorwa bya Kiliziya. Ubona yuko Kiliziya Gatolika kuba yarahaye umwanya abana komisiyo yihariye ikintu gikomeye cyane, kandi ubutumwa buragaragara burafatika. Abana Kiliziya ejo hazaza ifite les membres abazaba yubatse bayifite, kuko abana uwo Kiliziya uyu munsi nabo Kiliziya ejo. Komisiyo irakora kandi ishobora ko bahaye ubuzima gatozi bafite umoni ifite ubutumwa bwayo. Gushinga komisiyo y'abana rero ni kwa padiri, ni hehe mubona hakwiye kongerwa ingufu mukurikije ishusho rusange mu maparuwasi agize Diyoseze ya Kigali? Akwiye kongerwa ingufu inshuti z'abana bakaba amahugurwa, kuko na benshi bakoresha kimeza usanga inshuti y'abana yegura hari ifite bonne volonté, n'abasanga nta mahugurwa afite. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bakora umwiherero kugira ngo banamenyane kandi babashe no kongera kwegeranya, nyine bashima Imana, banayisaba imbaraga zo kongera gukora ubutumwa bwabo. Amahugurwa, umwiherero. Icya gatatu kirakomeye cyane, nsabira rwose inshuti z'abana gufasha inyigisho. Hari igitabo komisiyo ya katesheze muri Diyoseze ya Kigali yakoze cyitwa Agoroba k'abana, kigura amafaranga 50. Dukeneye ko buri inshuti y'abana kugoroba, buri inshuti y'abana ifite igitabo cyifasha inyigisho, kuko igitabo kirimo gahunda kugoroba akagenda inyigisho z'abana zishingiye kuri Bibiliya, amateka y'abatagatifu b'abana, amateka ya Kibeho, ndetse n'indirimbo z'abana. Iki gitabo rero turagikeneye cyane, ni gusaba inshuti z'abana ko zibafasha inyigisho. Twarasabye tubona baduteye inkunga tukabona ubufasha twabigura, ariko n'umukristo nawe wakwitanga kutera inkunga tukagura byibura ibitabo nk'ijana yabagize neza. Ndabizi ku Gikondo bari maparuwase n'abakristo umutima mwiza rwose tugusaba inkunga muri no komisiyo kugira ngo tubone ibitabo by'inshuti z'abana. Tuba tugura 5, abaduha kimwe tugura 2 cyangwa 3. Imana yamwongera umugisha akarera abana ba Kiliziya. Muvuze mu kanya inshuti z'abana mwagiye mwakomeza mu butumwa mwatanze, ariko tuzi ko abana kenshi komisiyo y'abana iyo umuntu avuze abana aravuga kenshi umubyeyi, kuko hari byinshi bisabwa abana ariko ababyeyi bakabigiramo uruhare. Umubyeyi n'inshuti y'abana batandukanye hehe? Inshuti z'abana ziba ababyeyi. Umuntu wari umubyeyi afitemo impano yo kurera, kuko n'ubundi utazi kurera no kwita ku bana ntabwo waba inshuti y'abana. Inshuti z'abana zituruka mu babyeyi, ariko niba atari umubyeyi bafite abana urera, ashobora n'urubyiruko nawe inshuti y'abana, kuko yifitemo urukundo rw'abana no kumenya pedagogi y'abana, abana bakamukunda nawe akabakunda akanabitangira, akaba yifitemo n'umutima wo kwihangana, kuko kurera biragoye. Inshuti y'abana ashobora kuba ari umupapa, ashobora kuba ari umumama, ashobora kuba ari umusore umujene, ashobora kuba umukobwa w'umujene. Urengeje imyaka 15 wese aba yigiye mu cyiciro cy'inshuti z'abana.
gifitemo ubwo rukundo n'ubushake bwo gufasha abana. Hanyuma tuvuze abana rero duhera ku myaka 3, ku mwana ukivuka tukahita tugera ku myaka 3 umwana ukurikira abandi, hanyuma tukazamuka tugera ku myaka 11. Komisiyo y'abana ireba umwana ukivuka kugeza ku myaka 11, iyo ageze ku 15 kuzamura icyiciro cy'urubyiruko. Ubutumwa rero bwihanya kuba padiri mwagenera ababyeyi kuri uyu munsi dusozaho ibikorwa by'ubutumwa bwa komisiyo y'abana ndetse n'ibikorwa se gikunda gusoza patronage. Yari ubutumwa bwari nagenera ababyeyi mbere na mbere ko ubutumwa ndabashimira ko hano mu misa dufitemo abana benshi, ndetse ngejeje no gusura patronage igihe yabaga abana ni benshi cyane, no kubashimira cyane ko barekuye abana bakabemera kuza muri kiliziya kugira ngo nyine abana bakure banyuze Imana n'abana. Hanyuma ndashimira n'inshuti z'abana, n'ababyeyi n'inshuti z'abana, abamenteresa komisiyo bitangiye ubutumwa bw'abana, Imana padiri ndashimira cyane. Hanyuma icyo nsaba ababyeyi rero ni ukuzirikana insanganyamatsiko twagendeye. Umwana aravuga ngo ndera neza nkure nyuze Imana n'abana. Ni ukuvuga iryo jambo n'iryo jwi ry'umwana rihamagara umubyeyi kwita ku nshingano ze. Uburere bw'umutima, uburere bwa roho bwitabwaho nabwo, ntabwo ari ukumuha amatsiko kujya ku ishuri amwambike gusa mugaburire, yuko n'umwana akeneye ko roho ye izasanga Imana, umwana agakura anyuze Imana n'abana. Yesu Kristo nawe yakuze anyuze Imana n'abana. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanashimira, nuko yereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mwe mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano nshya kandi izahoraho iteka, agiye kumwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa, ibiremwa byose ntibirata izina ryawe Nyagasani. Urupfu rwawe turarwamamaza, izuka ryawe turariramya. Ngwino Nyagasani Yesu. None rero Nyagasani, mu gihe turi ku rupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutumwa dutanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tushimira ko watumye tubona no gushenya tugahereza amaturo, kandi turakwinginga tworoheje twebwe abasangiye umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi yose, maze uwego urya mbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Leo n'umwepiskopi wacu Antoni n'abatorewe umurimo wa Ritari bose. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe, natwe duteraniye hano dusoza patronage yacu, kugira ngo inyigisho twaronse zizatugirire akamaro, n'ubutumwa twakoze tubashe kuburonkamo imigisha, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze, kubihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yezu Kristo umwana wawe.
dawe mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose bishyizwa na Kristo, ukabihabwa mwene we, ukabererwa muri we, umwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe barabisimana iteka. Amen. Nk'uko twabibwiwe n'Umukiza akabidutegeka kandi akabitwigisha, dutinyutse tukavuga tuti dawe uri mu ijuru, ingoma yawe ugere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bihe twoshya, ahubwo udukize icyago. Nyagasani turakwinginze ibyago byose tumusakaza nk'amahoro, muri zawe ziturengere, dukize icyaha cyose turi n'amakuba yose, mu gihe twitegereje amizero mahire no kuza k'Umukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo, buri munsi wote mbasigiye amahoro mbaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, wite kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe amahoro kandi wumbire mu bumwe wubakeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro Nyagasani, nimwifurizanye amahoro. Nyakubahwa Padiri Omoniye wa Komisiyo y'Abana muri Arikidiyoseze ya Kigali, ba nyakubahwa bihaye Imana, ba nyakubahwa ababyeyi, inshuti z'abana, namwe ba nyakubahwa bana, Kristo Yezu akuzwe. Ni ibyishimo kuba duteraniye muri iyi ngoro ntagatifu kuri uyu munsi, tuje gushimira Imana yo yabanye natwe muri patronage twagize muri uyu mwaka wa 2025. Ni kimwe mu bikorwa nk'uko twabyibukiranije twagize nka Komisiyo y'Abana muri uyu mwaka w'ubutumwa wa 2024-2025, aho abana twagize umwanya wo gusenga, umwanya wo gufasha, umwanya wo kwidagadura. Twagize umwanya uhagije wo gukura mu kwemera kwacu, aho muri paruwase yacu tugira misa ya gatatu itangira saa 4, aho nk'abana duhura kugira ngo dukuze Imana ku munsi wayo. Twagiye tugira kandi n'ibindi bihe binyuranye, kandi byose byatubereye umwanya wo kuzirikana ku butumwa dufite, ku mwanya dufite muri Kiliziya, by'umwihariko muri iyi yubile y'impurirane, aho twagize umwanya wo kwitabira urugendo nyobokamana twagiriye i Kibeho, maze tukaronka ibyiza by'Imana binyuze mu biganza by'uwo mubyeyi watwiyeretse i Kibeho. Twagize kandi n'umwanya wo kugira inyigisho ku buryo bunyuranye, aho twagiye twiyambaza intumwa z'abana ndetse n'izindi nyigisho twagiye duhabwa mu tugoroba tugize paruwase yacu, aho inshuti zacu nk'abana zitahwemye kutwitaho. Nyakubahwa Padiri Omoniye w'ikenurabushyo rya Komisiyo y'Abana muri Arikidiyoseze yacu, turashimira Imana ko uyu mwaka twabashije kuronka izo ngabire zose, kandi tukaba tugeze ku musozo, dukomeza twiragiza Nyagasani kugira ngo akomeze atuyobore kandi atugenge, tumwegukire mu buzima bwacu, kandi koko dukure tunogeye Imana n'abantu nk'uko insanganyamatsiko uyu mwaka yabitwerekaga. Nyakubahwa Padiri Omoniye,
ndagira ngo mwegere ijuru maze tubashimire. Murakoze. Turabashimira kubw'uyu mwanya mwiza mwafashe kugira ngo muze dufatanye kwishimira ibyiza Nyagasani yaduhaye muri uyu mwaka, tuboneraho no gusoza patronage y'abana yaberaga muri paruwase yacu. Turabashimira uko mudahwema kudufasha mu kuduha inyunganizi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turabashimira ko mutuba hafi kandi natwe tubizeza ko tuzakomeza gukora neza kugira ibakwe mu butumwa twashinzwe, kandi nk'abana tukakira impanuro zanyu, tukakira inyigisho duhabwa n'abaturera. Nyakubahwa Padiri Omoniye, bihaye Imana, babyeyi, inshuti z'abana, ba nyakubahwa abana, nanjye reka mbashimire uko mwabanye natwe muri iki gitambo cy'Ukarisitiya, kandi dukomezaho no kubararikira n'izindi gahunda ziri mu biranga uyu munsi kugira ngo dukomeze dusangire ibyo byishimo. Turashimira korali yacu Pour Cantores yadufashije mu guhimbaza iki gitambo, ndagira ngo mumfashe tubashimire. Turanaboneraho no kubifuriza umwanya w'ihuriro ry'Pour Cantores ku rwego rw'igihugu bari butangire kuri uyu munsi. Izababera umwanya mwiza wo kwigira ku bandi, kubigiraho ariko ibyiza. Izababere umwanya wo kugira ibakwe mu butumwa mufite, kuko uririmbye neza abasenze kabiri. Turabifuriza rero kongere nziza, izababera umwanya rero wo gusenga, umwanya wo kwidagadura, umwanya wo kwiga kandi no kwihugura. Ndagira ngo rero mumfashe, utu tuganza twanjye tubiri ni duke, nshimire buri wese waje muri uyu munsi muri iki gitambo cy'Ukarisitiya, ndetse no mu zindi gahunda tugiye gukurikizaho. Ndagira ngo mumfashe tubashimire. Nyakubahwa Padiri Omoniye, ndagira ngo rero mbatumire mutubwire akabari ku mutima kuri uyu munsi dushimiraho abana bitabiriye patronage ndetse n'ibindi bikorwa byabaye muri uyu mwaka w'ubutumwa, ndetse tubonereho no gushimira n'abadufashije muri ibyo bikorwa, abanimateri, inshuti z'abana, abagize komisiyo y'abana, ababyeyi ndetse na paruwasi. Mwese rero ndabashimiye. Kristo Yezu akuzwe. Nyakubahwa Padiri Isaac, ukaba unashinzwe komisiyo y'abana muri paruwasi ya Gikondo, banyakubahwa bihaye Imana turi kumwe hano kandi mwitangira komisiyo y'abana muri paruwasi,
banyakubahwa inshuti z'abana, ba maîtresse na ba messieurs, banyakubahwa ababyeyi b'aba bana, ndetse munarebera cyane ubutumwa bw'abana muri ino paruwase, ba Kristo bavandimwe, Kristo Yezu yakuzwe. Uyu munsi wa none dushimishijwe n'uko dusoje umwaka w'icyonerabushyo. Uyu mwaka twatangiye muri 2024, 2025 tukaba tuwushojemo. Dushimira Imana cyane ko yaduherekeje ikanadufasha mu bikorwa twateguye nka komisiyo ishinzwe ikenosho ry'abana muri Arikidiyosezi ya Kigali. Ndagira ngo munize amashyi dushimire Imana tubanye natwe. Iyo dutangira umwaka w'icyonerabushyo turicara hamwe komisiyo, ni ugutumira abapadiri bashinzwe abana muri paruwase, tugatumira inshuti z'abana zose, tukicara hamwe twakora iteganyabikorwa ry'ubutumwa bw'umwaka wose. Bimwe mu bigize ubutumwa bw'abana mu mwaka w'ubutumwa harimo urugendo nyobokamana, hakabamo utugoroba tw'abana, hakabamo noheli y'abana, hakabamo patronage, hakabamo n'ingando za Bibiliya, hakabamo misa z'abana, hakazamo ibikorwa by'urukundo by'abana bikunda kugaragara cyane cyane mu gihe cy'igisibo, hakazamo na pasika y'abana, ndetse hakazamo no kwita kuri polikantoresi mu maparuwasi aho bagiye bari. Ibyo bikorwa mvuze haruguru bigize mirongo migari y'ubutumwa ku rwego rwa diyosezi. Hanyuma buri paruwasi igenda yinjizamo ibikorwa byabo byihariye bijyanye n'ubutumwa bwa paruwase, ndetse bijyanye n'uko padiri omoniye muri buri paruwasi aba yabigennye afatanyije inshuti z'abana bakorana ubwo butumwa. Turashimira rero Imana cyane, dushimira n'abitangira ubwo butumwa hirya no hino mu maparuwasi, ariko cyane cyane uyu munsi turashimira inshuti z'abana zo muri paruwasi ya Gikondo uko mufatanya na padiri omoniye wa komisiyo y'abana kugira ngo ubutumwa bugende neza. Ndagira ngo munize amashyi mwese mbashimire. Muri uyu mwaka dusoje twawutangiye duhimbaza yubile y'abana ku rwego rw'igihugu. Ni yubile yabereye i Kibeho kwa nyina wa Jambo ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Nyuma yaho ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere twahimbaje kandi yubile y'abana, yubile y'umuburirane ku rwego rwa diyosezi ya Kigali, yabereye muri paruwasi ya Gahanga. Nzi ko hari abana bake bahagarariye abandi muri iyo paruwasi rimbaza noheli y'abana ndetse na yubile. Icyo gihe abana basangiye na Kardinali noheli, twayihuje na yubile. Nyuma yaho hakorewe ibikorwa bijyanye no kujyana abana kunyura mu muryango w'impuhwe. Ni paruwasi nayo mwatubwiye ko abana bagiye kunyura mu muryango w'impuhwe muri paruwasi ya Sainte Famille. Ibikorwa twakoze bindi rero ni bijyanye na pasika ndetse n'urugendo rw'igisibo. Turashimira cyane paruwasi ko mwafashije abana gukora ibikorwa by'urukundo by'igisibo. Abana bakaba barafashije abakene, bakanafasha abandi bana bagenzi babo batishoboye. Ikindi gikorwa twakoze mu mwaka mu gihe cy'igihembwe cya kabiri mu kiruhuko, twari twifuje gukora ingando za Bibiliya. Bamwe mu maparuwasi ntibyakunze kubera ko ikiruhuko cyari gitoya, byatumye izo ngando tuzisunika tuzihuza na patronage. Ibindi bikorwa byakozwe mu mwaka rero ni utugoroba tw'abana tugenda tuba mu maparuwase no mu masantarari no mu miryango remezo, ndetse utwo tugoroba tw'abana tugashyikirwa na misa z'abana. Turashimira cyane paruwasi ya Gikondo ko mugira misa y'abana buri ku cyumweru isaa 4, ndetse n'abandi maparuwasi nabo aho batabasha kubona misa ku cyumweru, misa bazijya ku gatandatu wa mbere w'ukwezi. Ubundi kandi akabona gahunda yo guhuza abana ku bundi buryo kuri paruwasi. Ibyo bikorwa rero bijyanye no gusenga bijyana kandi no guherekeza polikantoresi
imiryango w'abana b'abaririmbyi. Turashimira cyane ko ino paruwasi Gikondo nayo yakomeje gufasha abana muri Pole Cantores, mukaba mwaradufashije kuririmba ikibaho ejo bundi mufatanyije n'abana b'Igahanga. Ndagira dushimire Pole Cantores ya hano uko mwadufashije, tubashimiye n'amashyi n'impundu. Ibikorwa bindi bijyana n'ikenabusho ry'abana cyane cyane bisoza umwaka w'ubutumwa ni ibikorwa bibiri biba mu kwezi kwa munani. Icya mbere ni patronage iba mu kiruhuko kinini, icya kabiri ni urugendo nyobokamana rw'abana Kibeho rusoza umwaka w'ubutumwa. Urwo rugendo twarukoze tariki 20 z'ukwezi kwa munani, twaruvuyemo ejo bundi. Uyu munsi rero turi gusoza patronage. Hirya no hino mu maparuwase hari gusozwa patronage kugira ngo dushireho umutemeri ku mwaka w'ubutumwa, tuzatangira umwaka wundi mu kwezi kwa 9 byaragiye ku murongo. Uyu munsi rero ku mugaragaro dushoje patronage, tunashoje umwaka w'ubutumwa 2024-2025 mu ikenabusho ry'abana ku rwego rwa Diyosezi ya Kigali. Hanyuma iyi patronage twakoze uno mwaka yari ifite insanganyamatsiko ivuga ngo ndera neza nkure nyuze Imana n'abantu. Ngo ni insanganyamatsiko ni iyihe? Yego, ndera neza nkure nyuze Imana n'abantu. Ni insanganyamatsiko kandi twanagendeyeho twayimbazaga umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika. Iyo nsanganyamatsiko ikaba ari amagambo y'umwana ubwira umubyeyi we amwibutsa inshingano ze zo kumurera, hanyuma akamurera atitaye gusa ku burere bw'umubiri ahubwo n'uburere bwa roho, uburere bw'umutima, kugira ngo umwana akure nka Yezu anyuze Imana n'abantu. Rero dushoje ku mugaragaro iyi patronage, dushimiye bitangiye ubutumwa abanimateurs n'abanimatrices ba patronage, turabashimiye cyane. Dushimira n'iyi paruwase, tunashimira Padiri Isaac witangira ubutumwa bw'abana muri paruwase ndetse na frere bafatanya inshuti z'abana. Mwese Imana ibahe umugisha. Nimuhaguruke twakire umugisha w'Imana. Nyagasani Yezu nabane na hamwe. Nyagasani Imana ushobora byose, nawe urabarinda ibyago byose, maze kubw'impuhwe zawe basakaza imigabane z'umugisha we. Naho imitima yanyu kwibanda ku magambo ye, kugira ngo mushobore gutanga utunga umunezero arawuteka. Nuko nimusobanukirwa n'ibitunganye, muzahore mugenda mu nzira y'amategeko ye, kandi muzinjire mu ijuru musangire umurage n'abarituye. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. Muri uyu mwanya rero twaba turi kumwe n'abana bamwe muri benshi bitabiriye patronage y'uyu mwaka, kugira ngo dutangire batwibwira, tujye gukomeza tuganira tumenye uko bakiriye iki gikorwa cya patronage y'uyu mwaka. Batangiye twibwira. Murakoze. Izina ryanjye nitwa Duhirekeza Keti, ndi umwe mu bana bitabiriye hano patronage i Gikondo, nkaba niga muri classe ya Saint Ignace. Duhirekeza Keti. Aduhire. Murakoze. Amazina yanjye ni Habimana Aimé Bruno, nanjye nkaba ndi umwe mu bana bitabiriye patronage i Gikondo, nanjye nkaba nigaga muri classe ya Saint Ignace.
classe bimwese ya Saint Ignace n'ubwa mbere mwitabiriye patronage y'uyu mwaka? oya buri mwaka twe turitabira. buri mwaka turitabira. Mwembi mwitabiriye na patronage mu bihe bishize. Niki rero mwungukiye muri patronage y'uyu mwaka Bruno? Murakoze. Njye ikintu cya mbere nungukira muri patronage ni ukunguka inshuti, kuko abenshi tuza tutaziranye bikarangira tumenya. Icya kabiri twiga n'iyobokamana umuntu akagira ubumenyi yiyongera. Murakoze. Bruno yungutse inshuti kandi agira ubumenyi nk'iyobokamana. Aduhire. Nanjye sinajya kure ibyo mugenzi wanjye yavuze, nanjye nungutse inshuti gusa ariko mu nyigisho zo baduhereza muri patronage nize kumenya no namwe mu mateka ya Bibiliya, kuko njye nta byinshi nari nzi kuri Bibiliya gusa ariko kubera patronage nsigaye nsobanukiwe. Wadukopeza mu kantu baba barukiye muri patronage ijyanye na Bibiliya nk'uko bivuze? Muri Bibiliya nagiye menyamo abanditsi b'amavanjiri harimo Luka, wari uzwiho nyine ko ari umuganga, Yohana, Matayo na Mariko. Ni byiza cyane ari Aduhire na Bruno. None patronage irarangiye, ari Bruno ari Aduhire, kigiye mumaze mubona kirangiye mwabyifuzaga? Byari ibyishimo byiza cyane gusa ariko nyine umwanzi wacu byaba ari igihe gusa ariko nyine birarangira ariko byari byiza. Aduhire ati umwanzi wacu wabaye cyabaye igihe. Bruno kuri wowe icyo gihe mumaze muri patronage kirangiye wabyifuzaga cyangwa wumvaga cyakomeza? Iyo ku giti cyanjye sinabyifuzaga, nyine urabona n'amashuri abageze bikatugora muri iyi minsi ariko twifuzaga ko yakomeza. None rero kirarangiye umwanzi w'igihe, umwanzi ni igihe bibaye ko mucutsa igihe cya patronage mwari murimo mwamazemo igihe mubana n'inshuti mwishimana muryoshya umunsi wose cyangwa igitondo cyose. Ni iki Aduhire, ni iki uzakumbura wumvaga kimaze kunyura muri iyi minsi? Ni iki uzakumbura rwose bitazava ku mutima? Ikintu kitazamva mu mutima ni ukuntu twahuriraga twese hamwe tutagiye dutandukana nk'amakirase, tugahurira hamwe mu gitondo kuri morali, batwigishaga udukino twinshi gusa ariko nyine nta kundi. Ari Bruno wowe se niki ugiye ugiye kujya ku ishuri, niki wumva uzakomeza gukumbura mu gihe wari umaze muri patronage? Muri patronage badufashaga gukundana, ikindi nzakumbura ni imirire yabo, bari badufashe neza cyane. Hari ibintu byinshi uzakumbura izo nshuti, ariko wavuze ati hari imirire. Akenshi rero abana bavuga ati nta bitekerezo abana bagira, ariko ni iki mwumva mwasaba noneho ubuyobozi bwa paruwasi cyangwa se komisiyo y'ubuzima y'abana babafasha gutegura iki gikorwa cya patronage? Ni iki babasaba? ari mubaye mubaya bati umwaka utaha muzakira iki ngiki, ni iki mwabasaba? Ngiye ku giti cyanjye ikintu nazabasaba ni ukongera udukino muri patronage. Nyine igihe haza nka 3 cyangwa 4 ariko ubutatu tukazaba twinshi twibutsa n'utwo twize. Ikindi ngiye ndumva nta kintu. Aduhire, ni iki wumva wasaba nk'urwego rushinzwe patronage ku rwego rwa paruwasi? igihe ikindi kintu nabasaba ni ugushishikariza cyane abandi twitabira nyine tukajya gusangira ibyo byishimo, kuko nyine hano muri patronage tuboneramo byinshi byiza kandi hari abana benshi baba bari hanze batabizi. Icyo nabasaba nyine ni komisiyo nuko nyine badufasha bakajya bashishikariza n'abandi bakaza. Hari ikintu waba warifuje mwarifuje mwaje mutegereje kubona muri patronage mutabonye? Ngiye ku giti cyanjye nta na kimwe ibyo nifuje byose byaraje, yaba amasomo yaba n'udukino byose byaraje. Aduhire, ni iki waje uteganya kuzabona waba ugiye utabonye? Ngiye ikintu cyarateganyaga ko nzaza nkasanga nzi ko nzasanga nyine turi abana benshi ngiye kujya gukina gusa ariko nyine wenda nubwo twaje ariko ntabwo twari benshi cyane. None rero ntabwo bari benshi cyane uko nabyifuzaga. Ni iki wabyo byose umwana abafite ababyeyi bakimurera bakimubungabunga, ni iki wasaba ababyeyi?
icyo nasaba ababyeyi ni uko nyine no muri patronage aho tuba tugiye turarerwa ntabwo ari ukuvuga ko nyine naho tuba tugiye gukora ubusa nyine naho turarerwa ni uko nabo bajya bazana mu bana babo nabo bakamenyana n'abandi bantu kandi bakunguka n'inyigisho. Bruno, icyo wasaba ababyeyi bawe cyangwa muri rusange? Icyo nasaba muri rusange ni ukohereza abana, hari igihe baba badafite ubushobozi bavuga ati bwo nafite ubushobozi mwana wanjye ntiyajyayo, kandi paruwasi irabidufashamo, hari Caritas ifasha abantu batishoboye nabo bakaza kugira ngo dufatanye muri patronage. Animation muri patronage yaberaga hano Gikondo, muri paruwasi ya Gikondo ndetse ni Murambi, kugira ngo dutangire batwibwira ko dutangire murakoze. Nanjye ndi umwe mu banimatrice bayoboye patronage hano kuri paruwasi ya Gikondo. Amazina yanjye yitwa Dukundaga, nkaba nanjye nyine nari ndi muri animasiyo ya patronage. murakoze cyane Olga. Yego murakoze, amazina ni Cyubahiro Ale Fernando, nkaba nanjye nari umwanimateri muri patronage haba hano Gikondo ndetse ni Murambi, hose muri patronage hagiye. Murakoze cyane Olga na Fernando, murakoze cyane. Ni ubwa mbere se mwaba mugize uruhare muri patronage cyangwa se nagasanzwe? Ibisanzwe patronage mumaze nk'imyaka. Muri animatrice na Fernando? Njye na patronage uyu mwaka wari umwaka wa gatatu nanjye gakeye. Nk'abashinzwe animation abashyushya rugamba muri patronage, haba dusoje patronage uyu mwaka, niki Olga wumva ni akahe gashya nka animatrice wabonye muri patronage uyu mwaka? Muri patronage y'uyu mwaka twabanye neza n'abana, ukabona nyine barishimye. Hari abana nyine baba bari mu rugo baba babuze nk'icyo bakora cyangwa se nko muri ibi biruhuko bakaba babuze nk'ikintu kibokipa, ariko nyine patronage agashya kabereyemo hano nyine abana barisanzuye, dore ko nyine bari bahuye na padiri. Wenda buri mwaka tugira padiri w'urubyiruko ugiye nyine utandukanye buri mwaka, abana bamwisanzeho neza, twabanye neza n'abana. Abana nyine barushaho kutwereka nyine ibintu byinshi bagiye bigiramo n'ibyo bagiye batujije nyine tukabihuza. Arakoze Olga kugira ikintu yakomejeho, kuko buri mwaka hano muri paruwasi ya Gikondo abapadiri bahabwa ubutumwa, ariko rero ubutumwa buhinduka hakurikijwe inshingano umuryango waba warahaye umusaseridoti runaka. Fernando, wowe nk'umuntu nawe umenyereye patronage imyaka 3 ntabwo ari mikeya, niki patronage y'umwaka wabonye cyaje nk'agashya mu butumwa ufite nka animateur? Turebeye muri rusange, ubundi mu busanzwe patronage intego yayo aba ari uguhuza abana bakaza bagakinira hamwe, bagasengera hamwe, bakigira byinshi hamwe. Mu by'ukuri njya kuvuga ari nk'agashya kabaye, navuga yuko ari nkaho nta gishya cyari gihari, ahubwo haje kubaho icyo bita improvement. Habayeho improvement ku mibanire y'abana n'abanimateri, ndetse ni ibintu bisanzwe bizwi ko patronage ihuriramo abana bagiye batandukanye. Hari abana baba bavuye mu miryango yifashije, abavuye mu miryango itifashije, ndetse hari n'ababa batagira imiryango. Ibyo nabyo ntabwo twabyirengagiza. Ni ukuvuga ngo abo bana rero bose bagiye babana hamwe, ntabwo biba byoroshye. Ababyeyi nawe uri umubyeyi ngira ngo urabizi, abana ibya byose, abana bawe ntabwo ariko babasha kugira interaction n'abana wenda baba bari ku muhanda, ni ibintu bitajya bipfa gukunda. Ariko muri patronage abana bose bagera hamwe bakabana, ndetse n'ababana bumva ko nta muryango, bakiyumva yuko noneho nabo bagize aho babarizwa. Ibyo rero nibyo byiza navuga nabonye muri no patronage, muri improvement. Yego.
urakoze Fernando, aho kantu uvuze ni byiza kuko abana duhabwa, abana mwakira nk'abanimateur ni abana baturuka mu miryango yacu, imiryango itandukanye ifite uburyo ibayeho bunyuranye n'ubundi muryango, noneho kugira ngo bakoze ushobore kubashyira muri mood kwa kuri muvuga rusange, bibagirwe situation uburyo babayeho mu muryango wabo, ikintu kiba kitoroshye. Nta kandi izihe ngamba rero cyangwa se ubuhe buryo bwakoresha kugira ngo abana bashobore kubahuza, bashobore guhuriza hamwe kugira ngo bagire uburyo umwe utere bakurikize kandi wenda nyaje babaye utere yiyumve kandi ntagire ipfunwe ry'uko navuga ari kumwe n'umwana muri famiye mu muryango ukize kurusha uwabo. Izihe strategie, izihe ubuhe buryo bukoreshwa kugira ngo umwana wese yisange muri icyo cyiciro akire yumve yisanzuye kuri mugenzi we? burya nyine mbere y'uko ugenda nyine uhuza abana uko baba bameze ubanza nawe kubisangamo, hanyuma nyine na wa wundi ubona ko atangana n'uwo bari kumwe akabona wenda nkanjye wenda mukuru nisanishije nabo, dushobora nyine gutuma bibafasha kugira ngo nabo biyumvanemo. Fernando, icyo wakongeraho? Njye ngize icyo nakongeraho, ntabwo njya kure ku byo ugavuze, ariko ikintu navuga ni uko buriya na animation irafasha cyane. Animation irafasha cyane iyo umwana ugerageje gutuma yizihirwa akabona mugenzi we muri iruhande yizihiwe, buri abana n'abantu babasha kwisanzura vuba. Bita bimufasha rero nawe akahita yisanga, akisanga na wa mwana babaye inshuti, kandi burya iyo umwana yabaye inshuti n'undi ntago biba bikiri ikibazo kuba yamwisangaho. Yego, nuko rero niyo strategy navuga ko nkaho iri main, ni nkayo navuga ko ariyo backbone ya animation yacu. Yego, urakoze cyane Fernando. Umaze igihe unakunze umaze igihe mukora ubutumwa bwo gufasha bagenzi banyu baje muri patronage mubashyushya nk'abashyushya rugamba. Uyu mwaka ushize, uyu mwaka mu butumwa ufite nka animateur nakaye kumva nakaye kantu byo bisigana ku mutima ubutumwa ufite? Mu by'ukuri njyewe mu myaka wenda yagiye ishira harye naje meze nkaho nanjye ndimo ndashaka nk'ubuhungiro cyangwa se yego nk'ahantu ho kugira ngo umuntu arelaxe. Yego, ariko mu by'ukuri hari igihe umuntu atitaga kuri mission ya ngombwa ya patronage. Ni ukuvuga ngo rero uko imyaka yagiye nsigira experience, nagiye mbona yuko patronage aba ari ingenzi, kuko ntabwo ariyo gusa ibiri bufashe n'abana muri kumwe, kandi mwese mukagrowinga hamwe, byaba byo twita spiritually mu buryo bw'umwuka na roho, yego, ndetse no mu buryo bw'umubiri, kuko muri patronage ngira ngo abana bagiye bagira icyo bagenera bashobora kurya nyuma ya animation ndetse no guterana. Yego, rero bikaba byiza yuko na wa mwana wavuye iwabo nta kintu yabonye, nawe aboneraho akafata iryo funguro, kumva ni ikintu cyiza. Aho ngaho hagiye harimo ibintu byinshi umuntu agiye kubivugaho kenshi yatinda, ariko buriya ubuntu ni ubwa mbere ndetse no kubana. Olga, ni iki mu myaka 3 maze ushinzwe animation muri patronage, uyu mwaka ni kahe gashya wumva wungutse? Murakoze. Agashya nungutse burya kubana n'abana nyine kenshi biba byiza. Nkanjye nyine patronage mbere sinigeze nyatendinga nyine nk'uko abana nyine bazamo, naje nje kuba animatrice. Rero nanjye nabonye mbyishimiye, nkumva nyine kubana n'abana ni byiza. Nk'ubu ngubu iyo patronage irangiye mba numva nyine hari akantu nyine mbuze muri njyewe kubera abana. Murakoze cyane. Iyo ufite imbere yawe imbaga y'abana nka kuriya mu byiciro bitandukanye nka animatrice cyangwa animateur, hari umuntu wumva agufasha watera ukabona agize bakuntu kugusubiza, ni iyihe shusho y'umuntu cyangwa umwana usigaranye? Ishusho y'umwana mba nsigaranye, y'umwana usigaranye wumva yakufashije mu butumwa bwa animatrice wari ushinzwe uti kanaka? Hari umwana mutoya urimo nyine wanshimishije, ni gato ariko karanshimishije, gusa ntabwo nibuka izina ryiwe, ariko karanshimishije cyane. Narateraga kakanyikiriza ibyo twize,
kakagaruka kakabisubiramo, yaba ibyo twatangiriyeho n'ibyo twasorejeho byose barabyibuka. hari uwaba se wabonye mwatangiranye umunsi wa mbere afite isoni ubundi mukaba musoje ubona ari sharp? Yego, hari umwana nyine twatangiranye waje nyine akajya aza akarira, ndashaka mama, ndashaka mu rugo, ntabwo nyine nshaka mu bana, ariko kugeza na n'ubu yaraje nyine amenyera abandi bana, tujyana nyine mu mujyi umwe, turakomezanya n'ubu turasozanyije. Turasoje rero ngo ariko ntashira kandi umwanzi w'ibihe ni amasaha. Kuri mwebwe mwumvaga iki gihe cya patronage cyaratinze cyangwa kirihuse kuri mwebwe? Kirihuse kuko nyine kubana n'abana ntabwo bisa. N'ubu ngubu nyine natwe tugiye kujya nyine, wenda nubwo tugiye mu gihe cy'amashuri, ako wenda undi mwaka tuzajya tubona nyine byatinze kuko nyine kubana n'abana ntabwo bisa, ni ibintu by'agaciro. Fernando, wowe urumva byari byagutindiye? Oya, ntabwo wavuga ko byagutindiye. Umuntu agenda agira experience igiye itandukanye. Buriya ntabwo ari abana gusa tuba tubana, haba hari n'abandi bari mu rugero mo hagati na hagati abo bita abadolescent. Buriya ni abana baba bagoye kugira ngo bahite bumva. Yego, ni abana baba bagoye kugira bahite bumva, ariko birashimisha kubona umwana ugenda umuforma, ukamwereka yuko ntago waje aho ngaho kumutegeka, ntago waje aho ngaho kumubwira ibyo akora, waje aho ngaho kugira ngo umwereke inzira, umwereke yuko uri umuvandimwe we, ntago uje kumutegeka ahubwo wowe uje nk'umuvandimwe. Nibwo buryo bwiza. Icyo navuga rero nuko muri make bitewe na experience na ndimo ndagenda ngira, ndetse ndi kugenda mbyishimira rwose, ntago nakubwira yuko ibintu byatinze rwose, binciye muri humye rwose. Uko rero ariko ntashira byaba byose ubutumwa mwahawe na bagenzi banyu, mwahawe izina rya paroisse, niki mwasaba les organisateurs abategura iki gikorwa cya patronage umwaka utaha? Muri make ubundi ntago ikibazo ari ntago ari abantu bashobora kuza gufasha, kuko twe turahari. Turamutse tutanahari, hari abandi abo tuba twaragiye dutoza, nabo buriya nibo baza bakagaruka bakaba animateur nanone. Ahubwo ndi kumva bashyira ikintu financially, ba supporting financially, kugira ngo patronage ijye ku rundi rwego, bakadushakira abaterankunga bahagije, yego, kugira ngo habeho hake expandinga imikino igiye itandukanye, kongera imikino itandukanye. Yego, kongera imikino. Dushimiye mwese abagize uruhare muri patronage y'umwaka kugira ngo igende neza nk'uko mwagiye mubivuga. Dushimiye Paruwasi ya Gikondo ikomeje guhuza abana mu gikorwa nk'iki ngiki. Dushimiye ababyeyi barekuye abana babo kugira ngo baze kwifatanya n'abandi bana, cyane cyane ko nk'uko tujya dusanzwe tubizi ngo uburere buruta ubuvuke. Uburere buruta ubuvuke. Uyu mwanya patronage abana bamaze ahangaha akaba ari uburyo bwo kugira ngo bongere batyaze uburere bahabwa n'imiryango, ndetse hirya no hino bahabwa mu mashuri, bahabwa na kiliziya. Uyu mwanya rero turahamya ko wababera umwanya w'ingenzi mu burere bw'abana babo. Ababyeyi rero tukaba tubashishikariza kuzakomeza kwitabira ibikorwa nk'iki ngiki, batoza abana babo, babarekura bakaza kugira ngo baze kwifatanya n'abandi bana. Kandi dushimiye na komisiyo y'abana ikomeje kugira uruhare kugira ngo abana bagire uburere bwiza binyuze ibikorwa binyuranye komisiyo y'abana ihora ibategurira. Twifuje rero mwese ibihe byiza, kandi twifuriza aba bana kugira ngo ibikorwa bungukiye muri iki gikorwa cya patronage bizakomeze bibyare imbuto mu buzima bwabo, mu burere bwabo. Twifurije amasomo meza, dore ko abenshi bagiye gusubira mu masomo. Twifurije kuzagira amasomo meza, kandi dukomeza kwifuriza n'ababyeyi iki gikorwa kugira ngo iki gikorwa bagizirikana buri mwaka. Twifurije n'aba animateur bafashije aba bana b'igikorwa kugira ngo bumve ko bafite uruhare mu kubungabunga ubuzima bw'abo bana, mu burere bw'abo bana, bafasha ababyeyi muri iki gikorwa cya patronage. Dushimira komisiyo ikomeje gutegurira iki gikorwa. Mwese rero twifurije ibihe byiza, nakagaruka tuzakomeza tubone namwe umwaka utaha, ariko ubwo dusanzwe bikora buri gihe tuzajya tubagezaho ibikorwa binyuranye nka YouTube ya Paruwase, tubashishikariza gukora like, share ndetse no gutanga ibitekerezo kugira ngo ibiganiro tubategurira biye
bibanyura kandi tujye dukora ku mpande zose. Bari kumwe na Joseph Habumukiza n'Igikondo, dushimiye na Alain udufasha hirya no hino mu biganiro tunyuranye, ariko uyu munsi kandi turi kumwe na Credo wadufashije kujya haga bwa kamera kugira ngo nabo bumve ko bafite uruhare muri iki gikorwa cyo kubagezaho amakuru y'ubwa Paruwasi. Kugira ibihe byiza rero, Imana twese niwo mugisha, kandi izi ntangiriro z'icyumweru tugitangiye zabere intangiriro z'imigisha.